niba haye umuntu promesse n'abantu badukurikiye twumvikane niba haye umuntu promesse ko mukunda mu gitondo ugasanga wenda ibyo wamutekerezagaho sibyo kuhita none umuhindukira ako kanya ngo ugiye kuhita mwicira gahunda yaragufiteho zose ni amakosa kandi as long as ugihumeka uzarya ku musaruro w'ayo makosa uzabukoze. Nagenda nkahagarara nk'ahantu kuri nk'hariya nkareba koko uje ko ari we wanyawe yewe turabona atamukwepa nkatana Shalom shalom bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, nkuko musanzwe mubizi ni MD, ndabasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kandi mura mbishimira igihe cyose. Nayo mpamvu muri aka kanya tugiye gukorana ikiganiro, nkuko musanzwe mubizi iyi ni channel y'urubyiruko, tugiramo ibintu bitandukanye cyane, tukagira n'abatumirwa bacu tuba twatumiye, tugahitamo na topic tugomba kuganira bitewe nabo tugiye kuganira. Murabizi muri no minsi abantu ibintu bijyanye na online bigezweho cyangwa se kuri social media ibintu bigezweho, urubyiruko akenshi usanga ariko rukoresha ibyo bintu mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero dufite topic ivuga ngo ariko tukabona kwibutsa abantu batari bakora subscribe kuri Urban Gospel Rwanda, mukore subscribe ubundi mukomeze mudushigikire mujye muduha comment mu buryo butandukanye. Dufite topic ivuga ngo ese urukundo rwa online rubaho koko? Mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu, reka tubane twakira abatumirwa bacu batwibwire ubundi twinjire muri topic yacu. Reka twakire mutumirwa. Murakoze cyane, nitwa Meshak. Yego, nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane, nitwa Isimbi, nanjye nishimiye kubana namwe. Ya, murakoze rero. Reka twinjire mu kiganiro, ngira ngo mwabyumvishije ikintu mbabajije. Duhere kuri Meshak. Yes. Ese koko urukundo rwa online, abantu bazi online bose, Yego. ese rubaho koko? Wowe utubwire uko ubyumva ndetse n'ukuntu byakira. Yes, urukundo rwa online rwose nagira ngo ngira abantu batari babizi rubaho kandi rurakora. Niba nawe ufite umuntu uri kukudatinga online, ntugire complex nyinshi cyangwa se ariko nabo giti cyanjye, ntugire ibitekerezo byinshi. Se bibaho, bizashoboka, bizaramba, birashoboka. Binagiye mbibona kenshi. Hari n'ubukwe bwabaye umwaka ushize, njye ndabuzi bw'abantu bakundanye online. Yewe mujaba ndamuzi, nzanavuga nyuma. Umwe atuye he, undi atuye he? Undi umwe yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndari hano iwacu mu Rwanda. Hano mu Rwanda barakundana, bapanga n'ubukwe. Bahumenyanye bwa mbere ku kibuga cy'indege, aje kumufata, aje umukobwa aje mu bukwe, aje mu myiteguro y'ubukwe. Ubukwe bwandeze bwe barakundanye bariyo, banapanga ubukwe, bahura aje mu bukwe baje kwitegura ukabura ukwezi k'ibyumwe batarabonana. Uwo munsi nibwo babonanye baje mu bukwe de. Aje mu bukwe bwe hashe iminsi nyine ngahe ubukwe yaje n'ibitezo zarasohotse. Yego, rero ubu rubaho. Ikindi kandi niba nawe ufite umuntu mukundana atari online, akoze ari akenshi muvugana kuri WhatsApp. Yego, sugire nemeza ko urukundo rwa online rushoboka kandi rukaramura ukagira n'imbaraga, kuko tuziziteze online zaduhombe. Reka duhe na Isimbi nawe tubwire ko byumva. Ese tubwire nk'umukobwa, wowe urukundo rwa online ngira ngo urarwumva, kuba umuntu ari nkano mu Rwanda, undi akaba ari nko muri Congo, akaba ari Uganda cyangwa se iyo bwota amasimbi za Amerika. Ese ibyo urukundo koko rubaho? Urukundo ngiye ukuntu byumva, tubwire ukuntu byumva. Ntabwo mba ndi kuzurana rwo pe, mba ari ibintu bidashoboka, ntabwo ndwemera. Yego, kumva numva umuntu mutazi nuso wakemera gute nyine ko ari we akohereza amafoto ama y'undi se ubu nashaka ko mu diaspora n'abandi. Oya mureke yeba ngo koranya n'umuntu ngomba kureba tugahura nkamenya ngo ni mwiza, afite amaguru yose, afite amaboko yose. Ariko ubundi dusobanurire urukundo ni iki? Urukundo nyine ni igihe ubona umuntu nyine kumvura mwishimiye muri wo, kumvura mukunze pe, ukajya unamukuraho ukanamubona. Yego nyine kumva ko nyine ukabona umuntu wishimiye ukunze bya nyabyo. Tugendeye kuri urwo rugero Meshaka duhaye rw'abantu bakundanye online, yego, bagakundana umwaka umwe ukarangira ibiri, noneho igihe kiragera bapanga ubukwe, basohora invitation, batumira abantu. Ku munsi wa nyuma ajya kumufata kuri airport, umukobwa araza, bajya gukora ubukwe. Ese koko urwo rugo wowe urwumva gute? Urwo rugo rero ntabwo napfa kwemera nyine ko byapfa guhura nyine ngo muhuze murambane mpaka. Urumva nyine nge ntabwo mba muza nabo.
yego muri make wowe urukundo rwa online ntabwo urwemera. ntabwo ndwemera pe. urukundo uvuga turi kumwe aka kanya ntabyo online oya. Ngomba gukunda umuntu ndeba nzi neza kuko ari we, nkamenya ngo niba nyine adahagaze neza nyine nuko ahagarara ndi kumubona. Aha, Yego nk'abantu rero bakundanye online yego bakabana, yego. wowe uko ubyumva wabagira nk'iyi nama cyangwa se wowe muri make ubyakira gute? Rero nk'umuntu nyine bakundanye bakagera bagahuza bakageraho babana, umva nyine abo ngabo nyine ubwo byararangiye ntacyo nababwira ngo mwitware gutya nyine babane neza nyine nta kundi. Gusa umuntu nabwira ngo nyine ngo ibya online nyine ngo byakire cyane oya, iki nyine ntabwo mba mbyemera. Reka tukubaze nkawe Isimbi, uri umukobwa ujya ukubona nk'umuhungu uri nko mu Bwongereza, ukabona kubonye nko kuri Facebook cyangwa se kuri TikTok, akakwandikira ngo aragukunda, akinjira mu rukundo, tubwire wowe wabyumva gute? Kuko ntabikunda ntanabyize, sinatuma nyine yinjira mu rukundo nyine ngo yinjiremo cyane. Tugomba nyine kuvugana, niba tuvuganye nyine amakuru nyine tukamenya ngo birahagije bikarikira. Ibintu by'urukundo ntabwo twabijyamo ntamureba ntamuzi. Tubwire ibintu bibiri byatuma udakundana n'umuntu kuri online. Ikintu cya mbere cyatuma nakundana nawe rero nuko nibiyamo amafoto bingana gute sinakizera neza ko ari we. Yego. Icya kabiri nuko ina hari igihe namukunda nyine nkurikije ifoto twahura ngasanga siwe nashakaga, ubwo byatabihagarara basanga wenda yarakoherezaga nk'ifoto y'umuzungu, ugasanga ni umwirabura. Urumva rero ntabwo byatabipfa icyo gihe, kandi naba naramukunze naramwihamariyemo nyine cyane, urumva byatabinyanyira. Reka nguhe nk'urugero, yagiye akohereza ama gift, warakunze ifoto, none igihe kikagera akakubwira ngo agiye kuza kugusura, ugateguza ababyeyi, ukajya inshuti, ukajya kuri airport, wajya kubona haje umwirabura, babigenza gute? Iyo situation wayakira gute? Mbere yuko njya kumureba nagenda nkahagarara nk'ahantu kuri nk'hariya nkareba koko uje ko ari we wanyawe. Yewe turabona atamukwepa nkatana reka deme Jacques yatubwire ukuntu we abyumva. Mesha ikibazo rumaje nigere kukibaza kubera ko ntabyemera, ntiyanadetinga n'umuntu uri hanze, yamini wo online, ahubwo wenda nkaje wabyemera nigiye baratese nabigenza ni. Aha, ngiye rero nkambwira mbere yuko unsubiza icyo kibazo, mbwira ibintu bitatu byatuma ukundana n'umuntu uri online impamvu zatuma mukunda, mbese ikintu cyatuma unabyemera kandi rwose tukabyemera ari ahantu kure yanjye. Cyambere no kwizera, kuko n'urukundo rusanzwe nguru umuntu mubonana like uyu mukobwa cyangwa n'undi wari wese, igituma nizera ko nkunda, igituma mvuga ngo ndamukunda narankunda ni ikizere nta kindi. Cya kizere mu nguyu duhorana niwe ariwe nta kintu. Ikintu cya mbere fondation y'urukundo mbona n'ibintu byose ni ikizere, ni ukwizera ko nkunda period, kiri icya mbere. Icya kabiri, nta muntu uvuka wenyine ku isi, abafite imiryango, abafite abo yabanye nabo, kuburyo ubasha kumenya n'amakuru ukamenya ko uwo muntu ari reyeri, niwe koko, ntago ari prank, ntago ari amafoto gusa. Ibyo ni ibintu nagenderaho nkamenya umuryango. Ibyo byose niba ari mu Bushinwa afite famille mu Rwanda, niba ari muri Korea afite famille mu Rwanda, afite abantu biganye, afite abantu bakora ujya unakurikirana no mu gihugu cyawe, nubwo ati abantu biwanyu ari umuzungu se usanze wenda ari umuzungu rero udafite kuntu bikurikirana, wenda yarakoreje ifoto y'umuzungu akakubwira ko atuye muri Amerika kandi yaragukunze. Oya, ngiye umuntu twakundana online ariko niba agiye kwivuga kare atari umunyarwanda, ari umuntu rero online wo hanze utari umunyarwanda, ntabwo nakundana. Dushaka gukundana bira ariko ntitwakundana tugana mu rugo, ntibishoboka. Umuzungu twakundana ko turebana, ariko online ntabwo nabikora, kuko umunyarwanda kumuturakinga biroroshye. Reka babaze akabazo, muri mwembi hari abantu baba barahuye n'ibyo bintu agakundana n'umuntu uri online, wenda ibyo bintu bibaho? Muri mwebwe hari umuntu waba warahuye nabyo wakundana n'umuntu online? Ngiye nkakundana nawe? Oya. Wenda nibikomeze bigacika, ufite experience yawe? Ntayo mfite, ntawe nakundana online, ariko byashoboka ku giti cyanjye. Uyu nguyu rero numvisha afite ashaka umuntu areba live gutya.
buri muntu wese agira amahitamo. Ikiri muri komenti abantu batubwire twe kumaramo byose, abiri bisiga abandi babivuga nabo. Abantu badukurikirana kuri Urban Gospel Rwanda, mutubwire ese gukundana online ni byiza? Ese wowe wabyemera? Wowe utabyemera wabyakira gute? Yego, reka tubone kubaza Isimbi dusoza. Isimbi tugana ku musozo. Yego. Nk'ubu ngubu ukisanga mu rukundo wenda n'umuntu uba hanze, noneho akajya kohereza amagift, ibintu bifatika koko nturamubona ku ifoto. Akenshi tubizi ko abantu baba hanze baba bafite amafaranga, akakohereza amadolari kabizi ukajya uyabona ibintu bifatika. Kuri social media ukabona n'umwana mutoya rwose. Wajya kumureba kuri airport ugasanga ni umuntu mukuru, akurusha imyaka wenda tuvuge n'imyaka nka 15. Wabyakira gute kandi deje wamaze kwinjira no mu rukundo? Naramaze kugiramo nyine. Waragwinjiyemo ngo byarahuye. Wenda tuvuge bitewe n'utuntu yamwohererezaga, akahita yinjira mu rukundo. Nkagira numva ko mukunze koko, nyuma nkabona siyo wana nshaka kureba ukabona ni mukuru pe. Nyine nakubwiye ngo nabanza nyine nkajya kure yiwe ukamurebera hatu ari kumbona. Yego, nyine tukavugana nyine nk'ibisanzwe. Ako isi ubu koko amaze kuhagera, yarakoherereje ibintu bifatika, wenda yaranaguhaye n'imodoka, wamukwepa ukiruka? Harubwo njyewe yabanze se twese yaba ari amafoto, ntabwo yabanze. Nagenda ukahita umukwepa cyane rwose, nagenda. Mesha gihe kino mbwirira Isimbi tugana no ku musozo. Yego, ko tutazakora mu ijambo rimwe. Umuntu wahaye icyizere ko wamukunze, wasanga asa n'ipantaro yawe, wasanga ameze gute, ujye umwakira. Ibi bintu tuvuga kubera ko wamukata aho ngaho, ariko ntabwo wamukata mu bundi buzima bukurikiye. Niba haye umuntu promesse na badukurikiye twumvikane, niba haye umuntu promesse ko mukunda, mu gitondo ugasanga wenda byo wamutekerezaga sibyo, kuta none umuhindukira ako kanya mugiye kuhita mwicira gahunda yaragufiteho zose, ni amakosa. Kandi as long as ugihumeka uzarya ku musaruro w'ayo makosa uzabukoze. Niba haye umuntu promesse na badukurikiye twumvikane, niba haye umuntu promesse ko mukunda, mu gitondo ugasanga wenda byo wamutekerezaga sibyo, kuta none umuhindukira ako kanya mugiye kuhita mwicira gahunda yaragufiteho zose, ni amakosa. Kandi as long as ugihumeka uzarya ku musaruro w'ayo makosa uzabukoze. Si iterabwoba. Akorwa nk'umuntu ukakwepa umuntu yaragukuriye imodoka, yaragize gute. Abantu badukurikira kuri Urban Gospel Rwanda muduhe comment, reka tugane ku musozo. Baduhe subscribe, badushigikire, mutwereke ko mudukunda, twereke ko turi kumwe. Ubundi abantu bari mu rukundo, reka tubagira inama tugana ku musozo. Meshaka nk'umuntu w'umusaza, gira inama abantu bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ibibazo tuvuge bagakundana n'abantu kuri online bakabakwepa nyuma. Inyama najya nandi ukwihangana nta kindi. Murakoze cyane, Imana iduhane umugisha.